mpita mbumva Bibiliya ndavuga ngo Mana menye neza yuko umubabaro wacu wuzi, menye neza ko gahinda ko kwa Mahamukazi, menye neza ko intambara zacu zizi. Naraje nkomeza ubwo buzima ariko nkasenga Imana ndayibwira ngo Mana wanyimuye ikoresha umukozi w'Imana n'umusore w'i Kigali witwa Auguste. Navuye hano tuvugana ngera ku rusengero hariya mwabonye, arambwira ngo Imana yambwiye ngo itaravuga ntuzave mu rugo urimo kuko uri mu ishuri kandi ntago rirarangira. Bakunzi b'Umuhamya TV twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nkuko mubizi ku Muhamya TV tuba twabateguriye inyigisho zitandukanye kuko iyi channel yacu yitwa Umuhamya TV. Tutumira abakozi b'Imana babagabo guhamya ibya Yesu kandi tugatumira abandi bakozi b'Imana bafite ubuhamya, bafite ibihamya byo kuvuga Imana by'iby'Imana yakoze. Mu buhamya bwinshi bukomeye tunejejwe n'Imana rero kongera kugira mu ruhango kugira ngo namwe muze gukurikirana iki gice cya kabiri cy'ubuhamya bwa wa mukozi w'Imana. Kandi ngiye muri kumva ni Emi kuri mikoro, kuri kamera turi kumwe na Hori, imbere yanyu ku mashusho meza muri kubona ku mubyeyi wasetse muri kumubona. Reka twongere tumuramutse. Uraho mubyeyi? Yesu ashimwe cyane. Ni amahoro. Ubwo twaherukanaga warefije ubuhamya bukomeye y'ukuntu Imana yagukora igitangaza kimeze nk'icya Mariya. Ndatekereza ko n'ubu ngubu hari ibindi mirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye, ariko hari wenda batarakurikiye ikiganiro cya mbere mwakongera mukatwibwira noneho mugakomeza. Imana ishimwe cyane. Imana amakuru mu ruhango mumeze mute? Muraturusha iki? Harya mu ruhango buriya murabuhinga ubunyobwa? Imana ishimwe cyane. Harya mwebwe murahinga cyangwa muba muri gukorera Imana? Cyangwa ku Muhamya TV n'abakunzi n'abadiaspora bacu bari hanze tukuremera umurima, cyangwa se tukuremera imirima, tukuremera imirima ujye uhinga ubunyobwa na soya n'imyumbati n'ibijumba kugira ngo ukomeze ugubwe neza, natwe ujye utwoherereza. Aha Muhamya TV icyifuzo mwacyumvishe. Nituza gusoza muraza kubona nimero y'umukozi w'Imana hanyuma buri wese ashobora kumutera inkunga nkuko abyumva, nkuko abitekereza, mukamukoreraho umugisha tukamuburesinga. Yesu abamugisha. Aha uwima reka noneho twongere tuganire. Ubwashize ati natwise ntaregeze mbonana n'umugabo, ati nyuma umuryango w'iwabo umugabo ntibankundaga cyane, iwanyu nabo ntibabyumvaga, ariko finaroma muza kubana n'umugabo. Uyu munsi wa none ufite abana 8. Nyuma yaho byaje kugenda gute? Najya kubaho
no hino bahaha ya Okazi. Gutanga igisubizo cyayo ntabwo bihita ndi kuba nawe ni umuntu w'umugabo na atubwo nguko niba bitinze ataduhaye igisubizo yewe namaze kwandika bambambwiye ko ugomba kuza ugasinya bakatuguriza kwari ukuguza amafaranga 500,000 yego kuri Kerekamu. Ubwo byarangiye rero umugabo gukora kandi nagombaga kumvira umugabo. Ubwo hari amafaranga 50,000 wagombaga gusiga ntago nzi uko bayita ariko kuko twe tutari tuyafite bayasigaranye kuyo bari batugurije. Rero ubwo aramubwira ngo namuguriza 120 yivanire moto mu bugwate noneho narangiza azayamwishyura. Musaza wanjye rero yarayamugurije ariko ya mafaranga tubura ndiyo kuyongera none haguza andi mafaranga umuntu w'umugabo wo mu Ruhango ntago ari ngombwa kumuvuga izina aratuguriza kugira ngo tugure ya moto. Ubwo twajyaga tubona na bike tubona uko bidutunga Imana atangira kujya akoresha ya moto. Ubwo urumva yatinze kuyigura kubera ya mafaranga yatinze kuyabona mu gihe atangiye kugura amaze kuyigura mu gihe atangiye gukora noneho bigahuza nuko afite pressure yo gushakisha ayatanga muri banki. Byarangiye rero ya mafaranga wa musaza wanjye uko agiye yamuha make aho kugira ngo yishyure umwe yagujije akajya yatanga kuri banki. Birangira tubuze ubwishyu rero noneho ya moto aza gutanga ikirego imoto aho yari igejeje umugabo atararangiza kwishyura banki. Wa mugabo yarabuze icyo amwishyura byabaye ngombwa yuko ya moto bayitwara. Umuyobozi wari uhari DPC aramubwira ati rero abantu bakureze moto yigeze yapfa aguza 100,000 noneho bya 100,000 arabibura yakora ntayabone kubera ubuzima turahasatana nijoro ariko nabwo ntaboneke no kwishyura banki bizamo noneho bwa buzima biratugora. Rero wa wundi wo kwishyura 100 arayabura n'umwe wo kwishyura 120 arayabura uwijana na 20 arayakuba 200 wa wundi 250 ubwo urumva yabaye 350 umunsi umwe arayirobesha. Rero biba ngombwa ko bayandikira 50,000 n'ikindi cyangombwa ntibuka yaburaga cy'ibihumbi 10 bihuza n'ibihumbi ndibaza byari 410. DPC aramubwira ati aya mafaranga ko bakureze uzayabura uyabarima. Aravuga ati nyabarimo ariko ntayo mfite. Birangira ya moto itwawe dusigara ntayo dufite ideni rya banki ritishyuwe. Aho rero niho byavuye inzira zo kugira ngo iratangwa. Muri kwa gutangwa rero banki irishyurwa. Tumaze kubwo nageze aho nsenga Imana ko wantabaye ko njya numva ko wishyurira abandi Mana njyewe wanyishyuriye. Buriya rero kandi niba yaravuga ngo aho si iwacu yagombaga kutwigisha. Birangira rero tuvuye mu rugo iwacu tujya mu ruzerero. Nasigaye yanzu twarageza aho turayigurisha twishyura banki dusigaza amafaranga moto ya Okaziyo nayo ko bisanga bayiguze irimo imisoro itishyuwe. Birangira nayo igiye moto zose ziragenda inzu biragiye dusigara turi mu ruzerero. Twasigaye muri yanzu rero tusa naho baducumbikiye yari iwacu baraducumbikira bene kuyigura. Uriya mubyeyi wicaye hariya twarasenganaga muri groupe uriya mupapa nawe turi kumwe muri groupe n'ubu ngubu turacyari kumwe. Byageze aho bikorera imitwaro bibaza ngo aba bantu bacu barajya kuba hehe. Biba ngombwa ko ducumbika. Hari umwana w'umuhungu
yarataraba umugabo waducumbikiye witwa Adiel bamwita Yusufu wabaye mu nzu ye igihe gisa n'umwaka ngire ngo n'amezi 7 tuyibamo aducumbikiye tudashobora kuba twabona ubwo rero hari akantu gato yako byageze mu tuzi wacu nyine burundu dutangira kujya ducumbika hafi yaho nari ntuye bigeze aho ngira isoni amagambo avugwa bavuga bati birirwa basenga ntago bakora ariko mu by'ukuri suko ntari nshoboye gukora ariko naho gukorera nabaga mfite naho gukorera nari mfite nta bushobozi bwo gukodesha nari mfite none urumva no gusenga ntago nari kureka gusenga nibyo nyine nari nshoboye kandi Imana yagiye ibana nanjye bigeze aho induru zivuga bati barasenga ntibakora none dore induru ziravuga ngeze aho mbwira Imana ngo Mana kureba ndi ku ishuri ryo kujya gucumbika wambabariye ukanjyana ahandi hantu kure buriya rero Imana ifite inzira nyinshi sinzi icyo yashakaga nibwo tujyanye kwa Yusufu hafi y'amarembo yaho nari ntuye ndahaba amagambo menshi urusaku ruba rwinshi bigezaho wa mwana w'umusore ashaka kurongora aravuga ati nzarongora nte mudafite aho kuba iwabo bageze aho bamuha akantu nyine kari gato kanzunyu gato nibuka ko yakagurishije 110 aravuga ngo reka nshaka ukuntu nakubaka mbona aho nshyira abana n'umugore none ngiye gusenga Imana iravuga ngo igihe cyanyu cyo kubaka ntago gihari kubera ko ari umugabo arahatiriza muri kwa guhatiriza rero Imana yarambwiye ngo nimutangira no kubaka no guseba muzaseba bizagera mu cyera gati mu bure n'icyo kurya ubwo twarubatse ya mafaranga nyine hamwe yagurishije agurimo ibiti aguramo amabati 15 ndabyibuka barasiza wa mwana w'umuhungu waducumbikiye akajya akunda kuduha imibyizi ngo arebe ko twabonaho kuba inzu rero ngiye kubona ndota inzozi mbona yanzu yaguye mbona ndiyo ndi gutoragura inkwi zo gucana bwira umugabo ntese wabyihore kuzi ko Imana yavuze ku gihe cyo kubaka atari birangira rero umugabo avuze ati ntago nabyihorera ngiye kubaka niba Yesu ashaka kuzagira ahandi atujyana ubwo afite uko azabigenza ubwo twarubatse rero kuko umugabo ntago wajya kumugisha impaka abantu bakaduha imibyizi kubera ko bari batugiriye imbabazi urumva hariho abatufitiye imbabazi n'abatuvuga amagambo ibintu bikomeye umwe bavuga ibye kuko ndabyibuka ko iwabo icyo gihe bari bafite ikibanza ku isoko bagiye kugurisha 700 baravuga ngo nta n'igiceri cy'ijana tuzamuha yagurishije kubera ko urumva twagurishije ngo twishyure banki ariko ibyo ntibabirebaga baje kugurisha mu gice cya mbere nababwiye yuko avukana n'abakobwa we akaba ari umuhungu umwe ubwo baje kugurisha mukecuru mabukwe agabana n'abakobwa be ariko nge nkomeza gusenga Imana nkomeza kuyizera numva ndanakomeye mu bigeragezo nari mfite bikomeye nabo ubwabo baraduhana baratwanga baraduta dusigara turi twenyine nk'imfubyi baragabanye rero twe dusigariraho nibagira nimwe ngo bavuge bati tubahe nahe n'ibyo kurya by'umunsi umwe ibyo ntibyabarebaga byari ishuri jewe nagombaga kwiga n'umuryango wanjye ariko Imana ikomeza kubana natwe nari nturanye n'umubyeyi witwa Mama Isihaka twari dufite inzara ikomeye byari ibibazo nibuka yuko umwana wanjye yigaga hari Imana yari yaramucira inzira ryo kwiga ku ishuri ryiza ariko ntago ari twebwe twamurihiriraga noneho uwo mubyeyi arareba abona inzara imeze nabi mu rugo rwacu araza arambwira ati noneho umwana ngiye kujya mpa abana ibiryo mbaheho n'iby'umwana wawe ye kujya yirirwa ubusa ari ku ishuri birangira rero akajya abana bajyana ibiryo bakajyanaho n'iby'umwana wanjye Imana igenda intungira abana gutyo mba muri bwa buzima yanzu yaje kugwa abantu baraduseka nyine induru ziravuga ariko nge numvaga narabaye ikinya hamwe no gusenga ibyo abantu bavugaga sinabyumvaga gusa Imana umunsi umwe yarambwiye ati biriya byose babakoreye ati bazabirwaniramo nk'uko imbwa zirwanira mu magufwa nkibaza ukuntu umuryango waryana kandi ari abantu bakundanye ariko nanjye nkomeza kwiringira Imana no kuyihanga amaso twari ducumbitse k'uwo mwana w'umusore rero nibuka ko muramukazi wanjye umwe yigeze yazinduka araza aravuga ati Mahame ari umugabo wanjye yitwa Mahame noneho ndavuga nese n'uwiki aravuga ngo mama twarwanye ngo twashwanye ubwo bari mama buko yari yahaye ikibanza mu byara we none mwisenge neza wari mu byara w'umugabo wanjye akimuharira atabivuganye n'abakobwa be aho rero niho induru zavuze bya bindi Imana yambwiye ko bazabirwaniramo biba birasohoye ngomeza kuba muri iryo shuri rero wa mwana ashaka kurongora kuko yanzu yari imaze kugwa
uriya uwo mubyeyi wicaye aho niwe wariraga, yaricaraga akarira muri gurupe akavuga ati dukora iki kugira ngo abantu bacu tubone aho baba. Twari tubabaje ku buryo buri muntu wese yarazi umubabaro dufite. Reba abantu bari barindwi, hari hatarazaho uwa 8. Ubukene twari dufite, nakoraga umurimo w'Imana mu buryo bwose bushoboka, kuko ubuzima bwanjye n'uyu munsi umurimo w'Imana witangira kurenza ibindi byose bikenewe. Iyo ngeze mu murimo w'Imana ibindi byose birahagarara, kuko nta mpamvu nimwe njya ngira mu murimo. Noneho twagera muri groupe bakibaza abantu bacu barabaho gute, barabahehe se, biragenda gute. Bigeze aho bitanga rero baravuga bati tugomba kububakira, yashaka ikabizu y'ibyumba 2 ariko bakabona aho baba. Twari mu cyumba twicaye mu rusengero, uriya mukecuru wicaye hari yashatse no kutujyana iwe, aravuga ati se ko nturanye n'iwabo abantu bajya babivuga ngo iki. Nuko mu gihe barimo bajya inama rero nka groupe ngo barebe uko batwubakira, Imana iravuga. Ninyuza ahandi nari kuvuga ngo nishyari uwo muntu agize. Imana njye ubwanjye niyegeye abinyujijemo. Ndavuga ngo nta kintu na kimwe mwakora ngo umuntu abarira abana ndi witeka. Ibyo byose barabihagarika. Umuvandimwe umwe rero ari uriya mugabo mureba turi kumwe wa hariya, noneho aravuga ati nge ndumva nifuza yuko baza kuba iwanjye. Ubwo urumva byari ribaye irindi shuri ryo kujya kuba mu rundi rugo, twari dufite abo bana. Nkibaza ntese w'amana we, abana banjye ni batoya, bazajya kuba ahantu bazateka bahumurirwe n'ibiryo, nta biryo tugira, tuzabigenza gute? Senga Imana ndayibwira ngo Mana uzankuriremo abana umutima watekereza gushukura ibiryo, uzambabarire dore nta biryo dufite. Twaraje rero tuba mwuriya muryango, hari afitemo buriya ahantu hari ni nk'utugeto dutoya, twabaye mu karyango kamwe, akandi tukagatekamo, akandi abana bakakabamo. Ubwo urumva navuye iwanjye njya gucumbika ahandi, mba ndahavuye nza kwa mubyara w'umugabo rero tubana mu rugo. Yari afite umudamu witonda, niwe wari presidente wanje wa korari. Mba mu rugo rero nkomeza gusenga, ndavuga ngo njya numva ko abagore babana mu rugo ari 2 bagirana ibibazo, mfata umwanzuro wo kujya ngewe mpora njya ahantu hitwa kuri Banguka gusenga. Nararyamaga nkazinduka njya kuri Banguka, nkasenga Imana nkayisaba imbaraga kugira ngo inkomeze. Ndabyibuka rero ko navuye kuri Banguka umunsi umwe nananiwe, ubwo nari ndyamye ahantu twari turyamye harava, imvura iragwa kubera kunanirwa mbura uburyo mbyuka. Noneho umugabo ndamugana, noneho zani base untegere hejuru nge ndarushye, kugira ngo nyine amazi atanshoka aho nari ndyamye. By'abagabo rero agenda atora agasafuriya kamenetse, aba ariko atega hejuru yanjye, amazi yose aramanuka amanukira mu matwi. Nibuka ko umugabo yaturitse akarira akavuga ngo Mana wambabariye ukoroshya ishuri. Twabaga turiyo hariya muri runo rugo. Noneho ubwo birangira rero tubayeho turahaba, Imana nkayibwira nti wambabariye ukanyimura ukanyegereza basi ahantu hafi y'umuhanda, nge niho nari menyereye kuba. Ubwo bigeza aho umunsi umwe njya kuri Banguka ngo utabare, mbwira Imana ni nta muhanuzi nshaka, nta muntu n'umwe nshaka, ndashaka wowe wenyine Uwiteka. Nabonaga bikomeye, nta byo kurya by'abana twari dufite, byari byaraducanze, ariko Imana ikambwira ngo ntabwo izandariza abana ubusa. Yakoreshaga uwo mukecuru bari iruhande, umunsi umwe akazana imyumbati, ubundi akazana ibishyimbo, n'abandi bantu batandukanye bakatuzanira ibyo guteka. Nibuka ko Imana irabizi ko ngiye nkunda ibirayi. Yabonaga ko nashatse uturayi hari nkahura n'umuntu agahita, nta muntu twasabaga mu buzima bwanjye n'uyu munsi njya nanabyigisha abandi, sinjya mvuga ikibazo mfite n'umunsi n'umwe, ahubwo ngiye mvuga ikibazo ari uko nagisohotsemo, nkavuga ngo cyagiye nari imerewe gutya. Yabona nshonje Imana, yabona igakoresha nk'umuntu akambwira ati amafaranga yagure abantu, nkagenda nkiguriramo ibyo kubirayi. Noneho uwo munsi umwe ndi kuri Banguka ngo utabare, mbwiye Imana ngo nta wundi muntu nshaka, nabibwiye ngiye kubumbura Bibiliya, ahantu uri bume nibwo buhanuzi bw'umuryango wa Mahame. N'ibibazo byacu turi mubizi ntago mbizi, ariko nari mbizi ko ibizi, ariko ni kwa kundi uburyo uriwe n'ikigeragezo. Nabumbuye ahantu rero mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, ntago hazamvamo igice cya 5, ntangira nsoma ngo Uwiteka ibuka ibyaduteye. Nahise nturikandarira mvuza induru ngo itegereze gukorwa n'isoni kwacu. Mpita mbona isoni zadukoze kandi nkorera Imana. Mpita ndeba uburyo abantu bose badushungereye kandi nkorera Imana. Mpita ndeba amagambo abantu bose batuvuga kandi nkorera Imana. Njya mbivuga nkongera nkagira umubabaro wo kurya.
ndasoma ngezaho ijambo ryavugaga ngo umwana wacu wabaye w'abanyamahanga hahita ndebaza abana banjye bahura nabyo ndasoma ngezaho nimwe dutanze ibiguzi hahita ntekereza iyo twabonaga igiceri y'amafaranga 200 hari ahantu kuraje koma twaguraga uruko rw'umwase twaruguraga 200 ubundi byaho bizimaze gushira tukarugura mu ruhango nibuka umunsi umwe naturukanye umwase mu ruhango ngeze hano hakurya ndaturika ndarira ngira Imana ngo Mana ko nagukoreye ko nshobora ko numva ntako ntagize ngo ngukorere ko ntacyo nakoze ngo mpumurize abantu n'abakomeze wa Mana wantabaye ukanyimura kuri uriya musozi numvaga basi bya ariko njya kuzina ko uyu musozi ndota ngo nagiye kuba ahantu irwinko muri groupe ndabwana inge na rose inzozi nariko Imana izambabare sinzaje kuba hari kuba naryamaga ku kantu kahuje nuko tungana shukwisha umunsi umwe nabyutse nkangutse mu gitondo nkajya kureba abana kuko ubareba unyuze mu kandi karembo ukinjira hagana ruguru noneho nge nsanga abana banjye banyagiye mpita nibuka n'ijambo ryambwiye ngo tunywa amazi ngo dutanze ibiguzi noneho mpita nibuka ko nasomye muri rya jambo ahantu hari handitse ngo imibiri yacu yarirabuye ngo bitewe n'inzara yatwokamye narisomye mvuze indundi kuri banguka ngo utabare mpita mbumba Bibiliya ndavuga ngo Mana menye neza yuko umubabaro wacu wuzi menye neza ko gahinda ko kwamahamu kazi menye neza ko intambara zacu zizi naraje nkomeza ubwo buzima ariko nkasenga Imana ndabibwira ngo Mana wanyimuye ikoresha umukozi w'Imana n'umusore w'i Kigali witwa Auguste navuye hano tuvugana ngera ku rusengero hariya mwabonye arambwira ngo Imana yambwiye ngo itaravuga ntuzave mu rugo urimo kuko uri mu ishuri kandi ntago rirarangira numvaga je nifuza kwimuka ko je ntago nigeze nari naramenyereye kuba ahantu hameze nka gutya birangira rero ngumya igihe cyaje kugera sinzi ikintu Imana yashatse kunyigisha umubyeyi wo mu rugo abayitabye Imana ari presidente wanje wa korari yitaba Imana ari kwa muganga amaze kubyara uruhinja nibuka yuko umukecuru we nyine nyirabukwe we ari wasigaranye uruhinja nabari inzu biryo bateka bibero y'umwana nkabwe se Imana niki wandindirije aha bigeza naho bamwe bavuga bati buri asuriya muntu umuroze babanaga mu gipangu numvaga ibyo bitanandeba hari ibintu wumva bitanagufasha wo bitanakureba biravugwa ariko je numvaga nshingiye kubikomere nifitiye mfite inzara mfite ubukene mfite umubabaro mfite agahinda ariko nta muntu numwe wamenyaga ibibazo mfite nta muntu numwe wamenyaga intambara mfite birangira rero ubwo ko nitegereza abana banyagiwe hari hakinze muntu akantu kagapasuka karingiti hari kwidirisha abana baryamaga imvura irakubita imvura imaze gukubita kakantu kagwamo imbere abana baranyagirwa nsanga banyagiwe nibaza nari mfite mu mwana uyu munsi yiga mu wa 6 segonderi akansanga mu gakoni kari hari andi mu nteka aravuga ngo mama ngo nge mbona Imana usenga itakumva ngo yaba yakumvaga ngo natwe yadutabara ambwira umuntu nyine dusengana wabonaga ko ntambaraga afite mu gusenga ati kuki Imana ibagirira neza ati giye ntuzongere kubimbwira mama ati ntago Imana ikumva ndamubwira ni Imana iranyumva ariko turi mu ishuri turimo turiga ngo ibyo by'ishuri simbizi kubera ubuzima yabonaga turimo kandi koko sinamurenganya nkomeza gusenga Imana ndota inzozi ndyamye hariya mbona ngo twagiye kuba ahantu hari metalike y'umutuku ariko ruguru iriya hejuru ku ruhuha ndavuga ni buryo umushonja rotarya ngo ariko ngiye kubona mbona abana bamenye ikirahure cyawo igihe cyarageze rero uwo mubyeyi amaze gupfa hashize amezi hafi 2 Imana intumaho
irambwira ngo imigisha yo kuba kuri ya musozi kwawe yarangiye. Ndavuga se Mana yari yanze ko nigendera kare umubyeyi atarapfa, none arapfuye hakiri kare ngo nimpaguruke ngende. Imana ukabura uko ishaka. Umuntu wese uzumva buno buhamya, ndahamya neza ko umuntu wese azabutega amatwi. Intambara umuntu afite zose, amakuba afite yose, atuze yige neza, Imana ifite uko yigisha. Birangiye rero ndimo ndasenga nanjye ndi kumwe n'undi muntu turi gusenga. Imana irambwira ngo irakwimuye, ngo kandi kwimuriye muri Mugejuru ya mbere. Ntago nari nzi Mugejuru ya mbere, nari nzi ko ari za Mugejuru, sinari nzi ngo niyihe. Ngo kandi zaguha kwishyura inzu ya makeya, ayo make ntayo ntayo twari dufite pe. Buriya Imana yigeze yabwira umugabo wanjye turi mu rusengero, buriya gutanga ubuhamya bw'abantu muri kumwe kandi bahari bateze amatwi ni byiza. Umukozi w'Imana yari umukobwa simwibuka, arangije aramubwira ngo wa mugabo ngo haguruka nkubwire icyo Imana imbwiye. Aramubwira ngo Imana irambwiye ngo yaguhishe mu mubyibuho kugira ngo umuntu wese atazajya amenya ibyawe. Twari tuzi ibyacu nyine. Ubwo ndi gusenga n'umukozi w'Imana arambwira ati Imana izaguha kuba Mugejuru kandi uzaba mu nzu ya makeya. Ayo make ntayo twari dufite. Gurupe yanjye yitwa Ingabo z'Umwami hariya ku Musamo, ni ukuvuga ngo yaricaye iraterateranya. Batwishyuriye amezi 4 aho ngaho, njye sinjya ngira isoni zo kuvuga iby'Imana yakoze. Bishyuye amezi 4 turagenda tuba muri iyo nzu. Imana yari yarambwiye ngo uzayimukiramo umugabo adahari. Nkibaze se Mana azaba yapfuye nzaba napfakaye. Imana irambwira ngo ntago azaba yapfuye. Nahimukiye rero umugabo ari mu ruhe ari Cyangugu yagiye mu ivugabutumwa. Gurupe njya nyisabira umugisha abantu bose n'abananirwa, njya mvuga ngo Imana ibaha imbaraga. Baregeranya baramperekeza baranyimura ndagenda ndahaba. Imana yari yarambwiye ngo nzabanayo nanjye, naho nahigiye ishuri rikomeye rirenzayo nize. Buri igihe kizagera nzakomeza gusenga, yenda ifite inzira izama kugira ngo nabyo nzabivugeho. Ndahaba Imana ikomeza kubana nanjye, tukodesha inzu y'umusirikare tukajya tuyishyura 6,000. Ubwo gurupe yishyuye 24,000 turahaba. Subwo yanganaga iki umubyeyi? Iyo nzu ushingiye ko Imana yambwiye ngo izampa inzu ya make. Yari inzu ifite ibyumba 1, 2, 3 n'akandi kantu babikamo ibintu. Numva ko ibyo gihe n'ibyandyaga byo kubika kuko nta bintu nagiraga. Ntabyo wari ufite. Noneho ifite nana ariko nta sima yari irimo, ariko twe twumvaga tunyuze. Buri umukene aranyura. Yego. Buri yanjye ntekereza ukuntu nambaye ubusa bwa burundu, umuntu akankumura mu kazi wanjye amagatenge gacuyutse. Ni ukuri njya musabira umugisha kuko niko yari afite. Ariko iyo nakambaraga numvaga nabahaye, nkumva ndanezerewe, nkumva ndishimye kuko nageze aho mbwira Imana ni Imana ubu nanjye wampakambaro. Nkumva ndishimye nguwe neza. Iyo nzu yari itunyuze rero. Ari ibyondo hasi? Ni ibyondo hasi ariko umuriro wari urimo. Wari urimo. Nuko turahabaye rero, nkomeza gusenga Imana, nkomeza kubaha Imana. Abana banje niko barimo biga, nkomeza gusenga. Abantu banyumva n'abandeba ndabaringingira gusenga Imana. Ndabingingira gukiranukira Imana. Nkomeza kuhaba rero, turahabaye n'umugabo. Imana ntibura uko igira, ikagira gutya ikatwishyurira, ariko ikambwira ngo nzava aho ngaho yanjye. Nubwo yambwiye ngo nayo si inzu, ariko njye ndayishimira impamvu yabivuze, ubwo ifite impamvu. Ubwo rero twarahabaye. Umwana wanjye rero wa wundi nababwiraga twarahangaha abaratsinze. Atsinda no kurya ari ugusenga. Ni ukuri twarababajwe, umuryango wacu urababazwa. Ahandi ijambo uko abyumva ari abasenga badufataho ijambo, buri muntu wese adufataho ijambo, ariko dukomeza gukiza. Paul, amen. 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 Ndagenda mbiciro ry'imigani mu gukorera Imana. Abantu bati ni umunebwe ntazi gukora, ariko suko ntari nzi gukora, ahubwo nuko ntagiragaho nkorera. Kandi nta kintu nari mfite kindi, nta kintu nirengeje, ariko Imana ikangirira neza, ngasa neza. Mu buryo bwose nabagaho nasaga neza. Nibuka ko icyo gihe nari mfite ijipo naguze, ntabwo nyibuka niba ari 1,000 n'agashati ka 200. Bigezaho n'urudodo rurakubuka, ariko sinigeze ngira impamvu imbere y'Imana. Nibuka ko najyaga njya mu ivugabutumwa, igihinga kuri ADPR. Muri ADPR umunsi umwe nagiye kuri ADPR kuvuga ubutumwa, numva nshaka ibishyimbo, numva mvuga ngo wame ibishyimbo basi nkabiriraho. Abana banjye babaga muri ubwo buzima, n'uyu munsi abana banjye bazi kunyurwa. Icyo wabakorera cyose baranyurwa kuko banyuze mu buzima bubabaje. Umunsi umwe njya mu ivugabutumwa ndababwira njye mfite abana 7,
nari nkiri na gato cyane mbyibushye vuba noneho muri icyo gihe navuga ngo ufite abana 7 ukabona urusengero rwose rusakurije rimwe ntibabyumva turangije ivugabutumwa turataha mu kuduherekeza twatwarwaga na bisi katugeza ku Gasoro umukecuru ahita amereza envelope ya 16 yuzuye ibishyimbo sinavugaga ikibazo abantu bose baranasohokaga bakamubera bati mama abo bana bose n'abati biragaragara ko ufite urugo rwiza byari byaranshanze ariko nkabwira Imana ngo Mana nta muntu uzamenya ko mfite ikibazo ntago nzagukoza isoni hari igihe najyaga ngenda umubyeyi witwa mama y'ubu w'inshuti yanjye wese ndamubereka yaranyambitse yarangaburiye njya gusabira Imana muhumugisha ngo Mana mama y'ubu uzamugirire neza uzamuherezo ryiza niyo nizaga umwenda najyaga njyana umunsi umwe rero nizi inkweto ndi imbere ku ruhimbi ndi kubwiriza kuko njye nkunda kubyinira Imana mu buzima nkunda kubyinira Imana no kuvuga Imana noneho mbyiniye za nkweto ziracika icitse njya kwicara ku ruhimbi nambaye yajipo kuko nabwiye perezida wanjye ni perezida ubwo ureba abanyakigali twagira groupe irimo abanyakigali n'ubu turayigira bakambara neza bakambara ibitenge bakikwiza nkavuga nti Imana singira ishyari n'uyu munsi njya mbwira abantu bagira ishyari umuntu ugira ishyari nta kintu azageraho ayibwira ngo Imana singira ishyari nanjye ukuntu bambaye neza uzihangana unyambike Haleluya Imana yo mwijuru yaranyambitse dore nambaye umwenda Imana ishimwe n'ukuri sinagiraga icyo kwambara Imana ishimwe ndawanje arambwira ati wowe uyizane nambwe ni yajipo mfite ya induzi atuyizane nguterera ipasi ati pfa kubitabonerana ndagenda ku ruhimbi muri ADPR ubwo umudiakona bayabonye ko inkweto yanjye yacitse yaraje abantu bahumirije ahita yitora mu kirenge cyanjye aragenda arayidodesha arayinzanira mvuga Imana nkataha nahana icyo gihe ibishyimbo ntahanezerewe nibuka ko natahanye n'inote y'igihumbi nta muntu nabaga nabibwiye babonaga asa neza n'ukuri mu by'Imana yankoreye yangiriye neza nigeze no kujya ahantu dore nari niyambariye iki gikanzu nagiye kureba umunyeshuri wanjye umuntu aza kunsaba rifuti agira ngo imodoka mpagaze iruhande rwanjye ibyo rero mbitekereje mbona imbaraga z'Imana Haleluya ntago ari uko njyewe n'ukuri sinjye byaranshanze ariko nabonye Imana ubwo rero naringeze ukuntu umwana wanjye yatsinze atsinda no kurya ari ugusenga tubaho ngaho kuruhu atsinda kandi abantu bose batubonaga babonaga yuko dukize bakabona yuko nta kibazo ariko njye nari mbizi ko tubabaye numva ntifuza n'uwaza mu nzi wacu utsinda ku mwana wanjye rero niko kwampaye kuryama kuri mato amen naryamaga ko kamatera kagasempure abana bari barahawe muri kompasi ako kamatora nkarara mbyigana urumva umugabo wanjye ni munini nkajya mbwira Imana ngo ubu wowe ari wowe ukareba uburyo mbyigana nkabyuka imbavu zimwe Mana wo uzambabarira umuburije umwana wanjye rero amaze gutsinda yitwa Ishimwe Ariete ariga mu ruhe ubwo nibwo nibajije abantu barambwira ati umwana yatsinze abandi bati nibabure kumushakira nayo niyasi ariko nibuka ko Imana yambwiye ngo gutamurihiriza Imana ishimwe dufite Imana ishobora byose dufite Imana ifite imbaraga kandi dufite Imana yumva gusenga ubwo nibwo byarangiye gutyo umuntu amanimero mpamagara umuntu ndamubwira nese mwamba bare ko numvise ko mufite umushinga arambwira ati byararangiye atari kwizeje uzaze ndebe nagira ngo mbatangarize ngo Imana ifite imbaraga amen nagezeyo arambwira ati dore rero asiga igipapuro kiriya cy'amanota ndagisiga arangije ampereza amakayi amereza na boîte mathématicale arandangije ndataha ariko nabwo nagiye nidunda mvuga nti ibintu Imana impaye ntibigaragara ko nibindi zabima muri cya gihe rero amamagaye gutyo nibwo umuntu yabwiye umugabo wanjye ngo namugurishirize inzu ngo arashakaho miliyoni 2 Imana ntizabura ubutabazi bwo kugutabara Imana ntizabura igisubizo cyawe Imana ifite inzira nyinshi itaranyuze iza kugutabara buri muntu wese Imana izamurengera ubwo arangije ati nge ndashaka miliyoni 2 azarenga aho uzayitwarire aragurisha ngo akuraho miliyoni 2,200 niho naguze matera yo kuryamaho nguru dushuka two gushyiraho nguru tuntu umunyeshuri yari gukenera noneho birangira bukeye bamamagara yuko byemewe Minervare yayibonye imbaraga z'Imana zirakora Imana yacu ifite ubutware n'ubushobozi nta yindi Imana njya mvuga ngo nzakorera njya nyibwira ngo nubonana ni uzanyeze ntahe kuko nayibonyeho ubutabazi nibuka ko
umwana nabonye mzanya amakaye yavuze ngo mama ngo noneho Imana usenga irakumva. Ubwo rero byarangiye aribwo mbonye uburiri nyine bwo gushyira muri ya nzu ndaho nyine naburambitse hasi ariko ntacyo byaga bimbwiye naryamye kuri matera nuko igihe kiragera rero Imana iducira inzira. Ntabwo yaduciriye inzira iduha amafaranga, ntabwo yaduciriye inzira iduhereza ibintu byinshi, ubwo Imana ifite uko yabigenje. Umugabo abona akabanza ariko dutuyemo uyu munsi, byari mu bihe nta n'igiceri cy'ijana afite, akambwira ati gihe nzajya kubaka. Ndamubwira nti waretse kwikoza isoni kuzi ko bamenyereye kudukoba, ati bazakobe narabimenyereye. Ubwo rero yagenda yajya kubumba, usanze abumba hakabumuha 5 hakabumuha uduceri, birangira nge numvaga ntashaka no kujyayo. Ariko igihe kiragera uyu munsi dufite aho kuba hatari hahandi. Imana yaciye inzira, ntago intambara zahagaze, nahuye n'intambara zikomeye cyane zikomeretsa umutima. Imana buriya nibishaka nzakomeza nyisenge, ifite uko izancira inzira yenda nkabivuga. Nanyuze mu ishuri rirambabaza, hahandi narwaye kanseri yo ku bwonko, bigasaba ko Imana ari ubwayo ikiza, mfite transferi. Imana irankiza kubw'umubabaro nari mfite mwinshi, narababaraga nkababara mpfunira nta muntu mbwira, nkomeza inzira y'umusaraba, ndababazwa bihagije, ariko ndashimira Imana yo mu ijuru. Nuvuga ngo abadukurikiranye tuzakomeza kuvugana ibintu by'Imana yakoze, uko nzi neza ko yakoze byinshi. Yakoze iby'imbaraga, ikora ibyo ntari gushobora, ikora ibyo mama atari kubasha, ikora ibyo abantu batari kubasha. Uko nari mw'ubwo buzima niko narogwaga cyane, nkagenda nkarwara umutwe bakanyoherereza amahembe. Hari n'igihe Imana yakoresheje abantu bari kuri banguka bansengera amasengesho, harimo ngo n'abarundi. Imana inkiza ihembe nari ngiye gupfa. Zakomeza kubabwira ubuhamya kuko ndafite byinshi byo kuvuga, kandi nshima Imana yo mu ijuru kuko ibi bintu byarantunguye, ariko ntabwo bitungura Imana kuko guhera kera Imana yarambwiye ngo nubwo ndi kwiga ishuri nzafata mikoro mbwira isi yose, nkibaza uko bizagenda nkabona ntibyashoboka. Ubwo rero nsubikiye ahangaha tuzakomeza, ariko Imana yarahabaye. Amen. Imana iguhe umugisha, ndagira ngo n'ubundi tukubwire ngo komere, hanyuma usengera abantu nabo bafite ibibazo bahura n'intambara. Urumva waciye mu bintu bikomeye, ariko Imana ishimwe ko ari umuhoza. Humura, Imana yarakuzigamye ntiwapfa, uracyariho, kandi kuva ukiriho uri umukandida wo kubona ibyiza Imana yaguteguriye byose. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero usengere n'abandi, ntugire ngo nubwo Imana iri kugenda yoroshya umusonga, ubu nabo hari abandi bari mu ishuri. Ese umuntu yakitwara ate mu ishuri? Ese yabigenza gute? Ndagira ngo nabo basengere, Imana ibakomeze, kandi Imana ibashakira icyerekezo. Imana iguhe umugisha. Kubasengera, ikintu cya mbere kwitwara neza mu ishuri ni ukurinda ururimi rwawe, kandi niwanga umuntu ngo nuko akwanga. Kandi ikindi ugasabira umugisha abagusabira nabi, ikindi ukihangana. Reka tugushime Mwami Yesu. Haleluya. Kwiye amashimwe no gupfukamirwa, uri Imana yacu, Umwami neza ugaca bukira. Uwiteka niryo zina ryawe, Imana wanye na mwisi no mwijuru. Urarufa na Omega, uritangiriro n'iherezo, uri Imana ihumuriza imitima. Haleluya, haleluya. Nanjye nkabanjenje nkamumuriza, jambo ryawe ryarambwiye ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko umukiza muri byose. Ndasengera abantu bazumva kino kiganiro, imbaraga zawe zizabane nabo, uzabahe gukomera ku munsi mubi, Data wa twese. La pota saketa la bando le sile bele bando, le pala saketa bele ma la sikiri wedima, Sherebala sakede pedestanda la siri wedima, Sherebala saketa bone manda, Sherebala siri pedestanda. La 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 la. Niwe nabonye abantu baturetse,
haleluya inshuti zatuvuyeho batwise amazina wa mana we warahabaye shimwa mwana ndindi abana ntawarwaye bwaki ndinze amakuba n'ibyago mu rugendo thank you lord thank you lord thank you lord mana shimwe senge abazumva kino kiganiro hari abo mu Rwanda ndetse n'abo hanze mana wahe kwihangana no gukomera wahe gushikama no kurindira nasengera umuhamya TV uyagure mu izina rya haleluya wihabatera nkunga haleluya le parasakere banda haleluya ihereza igikundiro mu Rwanda no haleluya kandi abayigana batarindya shimwa Yesu le parasta bavuga babesha ariko uzayirinda abanyabinyoma kwa jina la Yesu senge abanyamakuru bayo Yesu senge cameraman yego Yesu umuntu wese yakira imbaraga zi haleluya kandi umwuka wera w'Imana haleluya ubwenge izina rya Yesu kutajya uhababuza aho kujya ubacira inzira ubahereza imodoka mana nyiringa ubahereza ibyo tole bonestando haleluya ndabizi kuzabibaha ndabizi kuzabahusa n'abanyamumaro imodoka ndabizi kuzabaha abanyamumaro haleluya twakiriye ubuzima ibindi uzabikora urakoze mwami uzabatera iteka urakoze kuzabagirira neza ujye barinda ibyago kwacina ndamarozi mu nzira ujye barindira aho bagiye sabiye mwami Imana umugisha buri wese wumvise iki kiganiro kandi uzacyumva wese azakomere ku munsi mubi sabye Imana ize kubyumvise mu izina rya Yesu amen. Reka dushimire umubyeyi Imana yagiriye neza kandi ikamutabara. Reka nongere sabe bakunzi b'umuhamya TV ugira umutima wo gufasha, ugira umutima wo gukorera umugisha w'Imana, ufite gushyigikira ivuga butumwa riri muri uyu mubyeyi. Ndagira ngo uyu mubyeyi abahe nimero aho mushobora kumusanga, ushobora kumwandikira kuri WhatsApp, ushobora kumuhamagara nawe ugashyigikira umurimo w'Imana muri we. Imana ibaha umugisha. Bagusanga he umubyeyi? Nimero yanjye ni 0780 11 Amen. Imana iguhe umugisha n'umuryango wawe. Namwe bakunzi b'umuhamya TV, reka tubashimire, reka tubasabe ngo mukomeze mukurikirane umuhamya TV. Narabatangarije nababwiye ko ku muhamya TV ntabwo tuzavuga ibinyoma, ntituzandika ibitari byo, ahubwo tubashakira abakozi b'Imana tukabagendera, abakozi b'Imana nk'aba bafite ubuhamya uko Imana ikiza kanseri yo ku bwonko bitewe n'ubwigunge, bitewe n'ibigeragezo byinshi. Uyu mubyeyi nawe n'umugabo n'umuhamya wo guhamya ko Imana ikiza. Imana ibaha umugisha, komeza ukurikirane umuhamya TV. Yesu abaha umugisha. Mwari kumwe na Emi, turabakunda cyane. Bye bye.